bintera pressure kubera ko baravuga ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda nyine aravugwa kandi nta muntu uba utavugwa ahubwo bima courage kugira ngo mumereze kugira ngo bazabire icyo mu by'ukuri rwose ushobora kumwitiranya na Miss w'isi umwamikazi w'abeza bose babarizwa iwacu mu Rwanda. Ariko se namwe mujya mubibona indoro ye neza kunarora indoro ye ni nk'iya Miss Nandini w'Ubuhinde. Imiterere ye yo tuyitindaho cyane ikurura abasore benshi ndetse n'abagabo benshi bubatse ingo zabo. Ariko se namwe si mubireba? Erega nawe uri muri babandi bagenda bacuritse icupa ukamwitegereza nawe waroba. Erega n'ubundi abasore benshi muri uyu mujyi wa Kigali bamurebesha amaso ariko n'ubundi pfa nirishire inda zabo n'ubundi zikanga zikaburara. Ariko se ubundi uno muntu ni muntu ki uvugisha itangazamakuru ndetse n'amaradiyo? Ariko nanjye nisanze muvuga da Uwicyeza Pamela Mama Runa cyangwa se umwita umugore wa The Ben Tiger B. Nubwo kugeza ku munsi wa none aka kanya ibitangazamakuru ndetse n'amaradiyo atari make yatangaje ko batakibana mu nzu nk'umugabo n'umugore. Ariko se ubundi ibi byatewe n'iki? Umugore abantu benshi bifuza nyiri kibero kibereye Miss w'isi Pamela Uwicyeza ni gute yatandukana n'uwahoze ari umugabo we cyangwa se n'umugabo we The Ben benshi bakunze kwita Tiger B? Nibyo ngo ibijya gucika bica amarenga. Ahari wenda byaciye amarenga tutabireba tukaza kubimenya bamaze kubitangaza ku karubanda ndetse amazi yamaze no kurenga inkombe. Urebye ni couple ya Pamela ndetse na The Ben ibinyamakuru bitandukanye birimo biragenda bitangaza ko iyi couple yaba yatandukanye. Ariko si ikibazo ngewe nibaza niki ko hari couple zatandukanye, couple yarigizwe n'umuntu ndetse n'undi, kuki benshi bibanda ku uyu mwari mwiza? Abantu benshi bakivugira ku Uwicyeza Pamela Mama Runa cyangwa wahoze ari umugore wa The Ben, ariko aka kanya siko twabivuga. Ariko se kuki batagaruka ku wahoze ari umufasha we cyangwa se wenda wahoze ari umutware we? Ariko se aka kanya si byahindutse ra? Niba umugore atakibana n'umugabo ibi si bisobanuye ko batakiri umuntu umwe nk'uko babisezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu. Ariko se ubundi mwanyemereye tukabivuga tukareka gucana ndetse tugahembera amatsiko mu mitima y'abantu benshi? Uyu nyir'uburanga bwiranga ndetse bukarangaza n'abandi bantu bo ku ruhande. Mu muco wacu mbahaye ikaze mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse namwe bashyashya mwimvemo ikaze. Aha niho wakagombye kuba uri wahageze. Aha ni kuri Bread TV Empire, nge tugiye kubana muri iki kiganiro cyose banyita ngabo y'isonga ku isonga. Mbakunda cyane nk'uko munkunda ndetse amahoro rematanga yo mu mitima yanyu nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Niba utarakanze subscribe byaba byiza uyikanzemo ugakora share, like ndetse ukajya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe. Iyi miterere mvuga nkayitindaho ni nk'agasozi ndatwa gakurura ba mukerarugendo batandukanye iwacu inaha mu Rwanda. Ariko ibyo byose nkubwiye, indoro ye, imiterere ye, ibyo byose biherekezwa n'inseko ye nziza. Bamwe bati uyu mwari ubeyuraga ku menyo maze ukibonera urwererane rw'inyenyeri. Bati ni ukubera iki bitakunze ko akomeza gukundana n'uyu muhungu wacu bita The Ben Tiger B umwe ukunze kwita igisamagwe. Bamwe muri twe twabonaga ari couple y'amateka muri uru Rwanda kuko bakundanye uruke bahanze aha ngaha.